Bakunzi ba filime ikiguzi cy'urukundo ndabasuhuje mwese aho muri hose, nizere ko mumeze neza, nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Murabizi neza ko iyo ntangiye mbabwira ngo bakunzi ba filime ikiguzi cy'urukundo, benshi mumaze kubimenyera ko mba ngarutse kubabwira kuri episode tumaze iminsi tutabona. Uyu munsi dutegereje episode ya 20 ariko ntabwo turayibona. Ngira ngo niba mwibuka neza episode duheruka ku munsi wo kuwa mbere, niba nibuka neza muze kunyibutsa muri comment. Ndetse murabizi neza ko kenshi na kenshi ngenda ngaruka nyisobanura ku byayiranze, ku byayivuzwemo mu buryo burambuye ndetse no mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ngira ngo murabizi ibyo byose ngenda mbigarukaho ndetse tugenda duhorana neza umunsi ku wundi. Ariko iyo byagenze gutya, iyo nta episode iheruka gusohoka, murabizi neza ko inza nkababwira byinshi birambuye kuri iyo episode itegerejwe. Dukurikije episode ya 19 yo ku kiguzi cy'urukundo, hari byinshi twabonye byayiranze ndetse nanone hari byinshi twari twiteze kuri iyi episode ya 20. Ndetse iyi episode yari itegerejwe n'amatsiko menshi, bitewe n'ibyaranze episode ya 19. Amatsiko menshi yararangamiye episode ya 20. Niyo mpamvu nanjye rero nje hano kugira ngo tubanze tugire ibyo tuganiraho, ubundi mbabwire n'ibyerekeranye n'iyi episode ya 20. Aho muri hose nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Abakunzi bose tugenda tubana neza 5 kuri 5 ndetse duhorana umunsi ku wundi. Murabizi neza ko hari byinshi ngenda mbagezaho, nkwibutsa gukanda subscribe niba ari bwo bwa mbere ukihageze, cyangwa se niba utarayikanda ibuka kuyikanda kugira ngo uzajye ukomeza ubane natwe mu buryo bwose burambuye. Nagasobanuye kacu k'iyi filime ikiguzi cy'urukundo tugenda tubagezaho binyuze kuri BNews TV 123. Uyirebe neza ndetse uyitegereze, wibuke no kuyikandiraho subscribe kugira ngo utazayoberwa ndetse kugira ngo utazanacikanwa n'agasobanuye kazajya kanyuraho. Abamaze iminsi bambona cyangwa se turi kumwe hano kuri iyi chaîne ya YouTube ya BNews TV, murabizi ko maze iminsi ndi kugaruka ku byaranze episode ya 19 kuri filime y'ikiguzi cy'urukundo. Uyu munsi rero ntabwo ariko nabikoze kubera ko ntabwo episode ya 20. Murabizi ko tumaze iminsi, narebye neza nsanga ari iminsi igera kuri 6. Ubwo bishoboka ko yasohotse kuwa 5. Ntago mba nkibuka kuko munyihanganira hari utuntu twishi mba ndimo cyangwa se mba ndi kugenda nkora, ariko mba ndi kugenda ndeba ku minsi yayo. Imaze iminsi igera kuri 6. Ubwo bisobanuye ko cyangwa se bivuze ko episode ya 19 yasohotse ku munsi wo kuwa 5 w'icyumweru gishize cyangwa se cyashize, kuko iki ngiki nicyo turimo kandi nicyo kigiye kurangira. Ibitekerezo byanyu byose ndagira ngo mubyohereze, n'ubundi ni ibigaruka kuri episode ya 20. Turebe ngo ese ubundi muhagaze ku ruhe ruhande hagati ya Ania, Hari ndetse na Kennedy yewe na Ella. Twabonye uburyo Ella yakomeje kugenda atotezwa, yirukanwe mu nzu n'uriya ngo ni Kennedy bakundanaga. Yahavuye igiti nta maguru, ahava bamusohoye nk'imbwa, ngira ngo mwarabibonye. Uko niko yanageze mu rugo aho baba, yakirwa nabi n'uwitwa Sharon, aho yamubwiye amagambo menshi, amagambo wafata ko cyangwa se uwari wese ashobora gufata ko ari nko gukomeretsa Ella, cyangwa se wenda nko kumwihimuraho bitewe n'uburyo nawe yabonaga yamwitwayeho, ariko kumwihimuraho birimo no kumubabaza. Ngira ngo ibyo byose mwagiye mubibona kandi no mu gasobanuye kacu tugenda tubigarukaho. Nanone kandi turibuka neza ubwo uyu Patrick yabwiraga Kennedy ko Annie atajya yumva Kennedy ndetse akanamumwima amatwi, yewe n'ibyo amubwiye ntabikurikize, yewe ntanabiha agaciro, atariko yishyurira abandi amafaranga cyangwa se yumvira abandi.
wibuke neza ko ushobora gusuzugura mwene nyoko cyangwa se umuvandimwe wawe. Ibyo ni ibintu bizwi pe, bizwi, uwabihakana sinzi icyo yabashingiyeho, ariko ukubaha ndetse ukanumvira umukunzi wawe. Ibyo ngibyo ngira ngo murabizi benshi, cyangwa se abageze muri icyo kigero, cyangwa se abanabirimo, ibyo barabizi. Wenda icyo navuga ni uko utasuzugura umubyeyi wawe, wenda ugiye kubaha uwo mukunzi wawe. Umukunzi aragenda hakaza undi, ariko umubyeyi no, kirazira. Nta mubyeyi ugenda ngo haze undi. Benshi ngira ngo murabizi, cyangwa se ababifiteho impamvu ngira ngo murabizi. Nta mubyeyi usimburwa n'undi, ariko umukunzi yewe ku munsi ushobora gusimburanya abakunzi barenga 5, ariko ku mubyeyi no, ntabwo byigeze bibaho, nta nubwo bizabaho. So rero niyo mpamvu mugenzi wawe, umuvandimwe wawe, ushobora kumwubahuka cyangwa se kutamwumvira, ariko ukumvira umukunzi wawe. Ubwo biterwa nanone n'icyo muri kuvugaho, cyangwa se n'igitumye umwumvira, cyangwa se n'igitumye wumva ibyo akubwira, ku buryo wasuzugura n'uwo muvandimwe wawe. Ntabwo mvuze ngo umusuzugure, cyangwa se simvuze ko ari byiza gusuzugura umuvandimwe wawe ngo ugiye kubaha umukunzi wawe, ntabwo ariko mbivuze, ariko bibaho rimwe na rimwe, cyangwa se ku ruhande rumwe hari igihe ubona ari ibintu biri ngombwa, kuko wowe n'umukunzi wawe muba mufite gahunda muri gupanga, kandi muba mufite na bizinesi, kandi izakomeza n'ubuzima bwanyu. Mu gihe wenda uwo mugenzi wawe we, cyangwa se uwo muvandimwe wawe, nawe ku ruhande rwe aba afite undi muntu bari gupanga bizinesi ndetse n'indi gahunda, ku buryo buri muntu azajya yisanga mu yo yapanze. So ni uko nguko bimeze, ariko ku mubyeyi no, ntukazasuzugura umubyeyi kabisa, ugiye kubaha umukunzi wawe. Ndaje tuyirebe na episode ya 20. Reka dutegereze ko ku munsi w'ejo, bw'ejo ni kuwa 5, bitewe n'igihe urabonera video ko tuyibona, ni ya YouTube channel yanyu. Ibuka gukora subscribe. Ciao ciao.